Kuri uyu wa kabiri tariki 31 Ukuboza 2019 Perezida Kagame yatangiye kuri televiziyo y'u Rwanda ikiganiro mu gihe u Rwanda rubura amasaha make ngo rwinjire mu mwaka wa 2020 ujyana n'icyerekezo u Rwanda rwari rwarihaye. N'ikiganiro cyatangiye ku isaha y'isa 9 z'amanywa. Perezida Kagame yavuze ko ubwo mu mwaka wa 2000 hashyirwagaho icyerekezo cya 2020 ibyagombaga gukorwa harimo kubaka bundi bushya no gusana ibyari byarangijwe na jenoside kuko igihugu cyasaga n'icyahereye ku busa ndetse na nyuma y'ubusa. Yavuze ko gukomera kw'ako kazi harimo kuba hari hakenewe gufatanya kw'abanyarwanda, ubundi uko kubaka no gusana bikaba byari bikeneye imyumvire mbere na mbere. Ubundi usangamo igihe kirekire cyane cy'ubuzima butari bwiza ku banyarwanda, kitarimo politike nziza, ariko noneho impinduka zatangiye mu myaka 25 ishize, ariko izo mpinduka ziba none zihereye ku mateka mabi cyane y'u Rwanda rwacu. Iyo urebye nyine ibyabaye muri 1994, ihohoterwa n'iyicwa ndetse cyane ry'abatutsi, ariko bidashyize n'abandi banyarwanda batari abatutsi aheza. Mu by'ukuri icyo navuga mu byabaye muri 1994, buri munyarwanda wese ahava akagera yaratakaje. Nta munyarwanda n'umwe, nta muntu n'umwe, yaba umuyobozi, yaba abanyarwanda, abaturage basanzwe, nta muntu n'umwe wavuga ngo yagize inyungu, ubuzima bwe bwahindutse bumera neza mu gihe cya 1994. Hari abishe, hari abishwe, bose baratakaje. Ibyo rero nibyo twashingiyeho tuvuga ngo ubuzima bw'abanyarwanda, ubuzima bw'igihugu, amateka mashya tugomba kubaka agomba kuba atandukanye n'iby'icyo gihe cyose. Niho rero abantu bahereye twubaka igihugu, abanyarwanda gushyira hamwe, nanone gushyira ndetse n'umutima hamwe, bakumva ko ibyo byabaye mu mateka atari byo byagombaga kuba, ntawe bibereye, kuko umuntu wese yaratakaje. Amateka mashya rero ni ukuvuga ngo buri wese, buri munyarwanda wese agombe ayagiremo uruhare mu guhindura ubuzima bwe, mu guhindura ubuzima bw'igihugu. Ndabona ko ari byo byagenze, ariko byagenze rero muri iyi myaka 25 ishize. Usubije amaso inyuma ukabona abanyarwanda barongeye kubana, barongeye kuba umwe, barongeye kumva ko bakwiriye gukora igishoboka cyose kugira ngo twubake igihugu cyacu, guhera ku mutekano, imibanire y'abanyarwanda, ubuzima busanzwe bushobora gutera intambwe nziza, ubukungu, iterambere muri rusange. Ubu nibyo nzira mbona yafashe umurongo abanyarwanda barimo mu myaka 25 kuva ahantu habi cyane harengeje ububi, kuba tugeze ahantu umunyarwanda ashobora kuvuga ati mfite icyizere cy'ejo hazaza, aho tugana n'aha ndabyumva, kandi mfite nanjye icyo natanga kugira ngo ibintu bimere neza. Navuga rero ko ariho tugeze ubu ngubu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri iyi myaka 25 nta gushidikanya ko kubaka ubumwe bw'abanyarwanda bakabana mu mahoro ari kimwe mu by'ingenzi u Rwanda rwagezeho. Nyamara hari abahora bavuga ko bitazaramba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwizeye nta shiti ko ubumwe bw'abanyarwanda bwashinze imizi ndetse ko nta giteze kuzabuhungabanya no mu myaka iri imbere? Ibyiza byose tumaze kugeraho bigomba kuramba kandi bizaramba, kubera ko tubigezwaho n'abanyarwanda ubwabo babifitemo uruhare.
bumva icyo bakora, bumva icyo bashaka, bumva icyo bashaka kugeraho. Kuvuga rero ngo ntibizaramba ni nko kuvuga ngo keretse wenda hazaba impanuka ize yongere cyangwa mu buryo bwayo isenye ibyo abantu bubaka. Ariko icyo ni ikindi kibazo. Mbere icyo byazize ni imyumvire mibi, ni amateka mabi, ni politike mbi. Nubwo byinshi byaturuka hanze, mu byabaye bitari byiza, bimwe byaturutse hanze cyangwa abantu bo hanze bandi bindi bihugu babigizemo uruhare. Iyo tuvuga amateka y'ubukoroni, tuvuga amateka na nyuma y'ubukoroni, imitegekere y'isi, ukuntu igenda igira ingaruka ku bihugu bitandukanye harimo n'u Rwanda. Buriya bishoboka kubera ko mu gihugu bwacyo abanyagihugu baba batafashe inshingano ku buzima bwabo no ku gihugu cyabo. Niyo mpamvu bishoboka. Ntabwo rero nibwira ko hari ibyahinduka ngo bimere nabi biturutse hanze, kubera ko mu Rwanda abanyarwanda twateye iriya ntambwe yo kongera kuba igihugu kimwe, yo kongera kuba abanyarwanda umwe, no kuba dufite intego z'ibyo dushaka kugeraho ari twe tubanje. Turuka inkunga ziva hanze zitandukanye, n'ibyo turanabyemera, dukorana n'abandi bindi bihugu muri Afurika na kure mu zindi ntara z'isi. Ibyo birakenewe kandi birashimwa iyo twabigezeho, ariko tubyumva ko ibyo byose biza byubakira ku maboko yacu no ku mbaraga zacu n'ubushake bwacu, n'ibyo umusingi ni uwacu, ntabwo ari uw'abandi. Ntabwo abandi bakubakira umusingi wubakiraho, ahubwo baguha inkunga y'ibyo wubakisha, ariko umusingi ni twebwe n'abanyarwanda. Kuramba rero njye numva ari ibintu twakumva ko ari ngombwa kandi bizaba. Perezida Kagame kandi yagarutse ku bayobozi bajyaho mu buryo butandukanye, baba batowe n'abaturage cyangwa bagashyirwaho bitewe n'ubumenyi n'inshingano bagiye guhabwa, ariko ko bose icyo bahuriraho ari ugukorera neza abaturage, utabyubahirije akabibazwa. Yavuze ko niba ari amafaranga yashyizwe mu ngengo y'imari igenewe ibikorwa birimo amashuri, amavuriro, imihanda n'ibindi bikorwa remezo, uwo bigaragaye ko yayashyize mu mufuka, nta yindi nzira ikwiye kubaho uretse kubibazwa, agasubiza ibyo yatwaye. Umukuru w'igihugu ariko yavuze ko bitoroshye kuko hari abagiye bafatwa, umuntu yabarekura gato mu gihe iperereza rikomeje, agahita ahunga, yagera hakurya y'imipaka, ikibazo kigahinduka politiki, maze agatangira kuvuga ko akiza abicanyi. Yavuze ko ibyo kuvuga ngo umuntu arahunze kuko yari yishwe kandi yabajijwe inshingano ze nta shingiro bifite, kuko igihe wemeye kuba umuyobozi uba witeguye gusubiza n'ibintu byose bijyanye n'inshingano wahawe. Perezida Kagame kandi yavuze ko nta yindi nzira bigomba kunyuramo, ariko bigomba gukomeza nubwo hari abahindura icyo gikorwa politiki ngo hato utinye kugira ubaza inshingano ze. Yashimangiye ko igihe ushaka ko igihugu gihinduka, ibyo ugomba kwemera ko bibaho, ukabyakira, baba bagutuka, abakubeshyera, ukabareka, ugakomeza gukora mu nyungu z'abaturage. Hari uburyo bubiri ubundi cyane cyane bw'ubuyobozi n'ukuntu bujyaho. Uburyo bumwe ni abaturage bihitiramo umuyobozi. Uburyo bundi ni uburyo abayobozi bashyirwaho bitavuye mu matora y'abaturage, kubera ubushobozi bafite bwa tekinike, technical competence, noneho ubundi bikajya hamwe. Ariko ari uko washyizweho mu buryo butari amatora, rwashyizeho mu buryo bw'amatora,
ikintu cy'ibanze cyangombwa ni ukuvuga ngo ugiyeho gukorera abaturage, ntabwo ari gukora gusa ngo inyungu zibe zawe nk'umuntu wagiyeho, kuko byombi ntaho byaba bihuriye n'ukuntu washyizweho. Icyo ni ikintu cy'ibanze kidakwiriye gukuka. Ni ukuvuga rero ngo umuyobozi uwo ari we wese uko yagiyeho uko ariko kose aba akwiye kugira ibyo asubiza bijyanye no kuzuza inshingano afitiye abaturage. Uburyo burazwi, nibara amafaranga yagiye mu ngengo y'imari, kugira ibyo ukora bikagezwaho, ukwiye kwerekana uko ingengo y'imari yakoreshejwe. Yari amashuri, yari amavuriro, yari imihanda, icyo ari cyo cyose niko byagenze. Usanzwe rero ubonetse ko mu bayobozi ibyo byajyaga kujya ku baturage yabihinduye bikaba ibye, amafaranga akayashyira mu mufuka akabiye aye, nta yindi nzira ikwiriye kuba iriho ukundi byakumvikana bitari uko ugomba kubibazwa no mu buryo bw'amategeko, ugomba gukurikiranwa, ugomba kubisubiza. Niko niba igihugu gishobora kuvaho kiri aho gishaka kugera, kugira ngo cyagere n'ibyo bikurikizwa. Nta kuvuga ngo oya uyu yibye make reka tumubabarire duhane uriya wibye menshi. Wibye yibye ni ukwiba, watwaye ibitari ibyawe, watwaye iby'abaturage, ukwiye kubibazwa ukabyishyura. Ibyo niko. Ariko murabizi ko nta nubwo byoroshye nk'uko mbivuga, mu buryo bw'imikorere abagiye bafatwa bamwe babazwa n'ibintu bimwe bigaragara, akagira atya agahunga bitewe n'inzego z'ubucamanza z'ubutabera zamufashe, biba bindi ngo najye mu rugo abanza akurikiranwa neza, ibyangombwa bijya hamwe, akaba yambutse imipaka akagera hakurya, ikibazo kikaba politiki, akavuga ko akize abicanyi bari bagiye kumwica mu Rwanda, niko byagenze, ni ubwicanyi, iyo utavuze rumwe nabo barakwica, ibintu nk'ibi. Ariko mu by'ukuri usibye kubikabiriza by'intozi, none se utavuze rumwe, niba tutavuga rumwe ku buryo bw'imikoreshereze y'imari y'igihugu cyangwa ku nyungu z'igihugu, ubundi kuki umuntu yakoreka kwidegembya kuvuga rumwe? Kuvuga rumwe ni ukuvuga ngo ufite inshingano nk'umuyobozi zirazwi na buri wese, hari abo uyobora, hari n'abo ubayobora. Iyo utajujuje kuki ubwo ntiwavuze rumwe natwe? Nicyo bivuze. Ni ukuvuga rero ngo ukwiye kubibazwa. Ibyo navugaga byo kubikabiriza ni ukuvuga ngo uricwa, ntabwo wicwa ahubwo urabibazwa. Kubibazwa ni ukuvuga ngo nsobanura amafaranga y'amashuri, amafaranga y'amavuriro, amafaranga yagiye he, kuki wayagize ayawe? Niko bibazwa. Kubihinduramo ko wajyaga gupfa, ko wari upfuye, ko bari bakwishe, ko ariko politiki imeze. Aya politiki uko imeze urabazwa, ubazwa ibijyanye n'inshingano. Iyo uri umuyobozi ube witeguye gusubiza ibyo ubazwa bijyanye n'ubuyobozi urimo. Niba utabishaka nabyo wibijyamo mbese, kuko ufite uburenganzira bwo kutagira ubuyobozi. Bakugira umukuru w'akarere ukavuga uti urabizi ibyo ntabyo nshaka, genda ndashaka kwikorera ibyanjye. Ariko niba wabigiyemo, ubahiriza ibikwiriye kubahirizwa, ubahiriza abaturage uhawe kuyobora, byaba mu matora, byaba gushyirwaho mu bundi buryo. Numva rero njye nta yindi nzira, niko bikwiye gukomeza. Uvuga ibyo ashatse kuvuga akabivuga,
hari ababigira batyo kugira ngo nyine baguteshe umurongo, tangire utinye bya bindi wahoze uvuga byo gutinya, utinye kugira uvuga ngo batakwita kuri umwicanyi, batakwita ko ukurikirana abantu mu buryo bwa politiki. Hari abandi rero banabibwira abo hanze nabo bajyaho bakabisakuza bakabigira, ariko abo ngabo urabihorera. Niba ushaka kugira ngo igihugu, ubuzima bw'abanyagihugu buhinduke, ibi urabyemera. Ugutuka akagutuka, ukubeshyera akakubeshyera, ariko wowe ugakora. Niko numva bikwiriye kumera kandi niko bizahora. Ni ikiganiro kandi cyatangiwemo ibitekerezo binyuranye ndetse n'ibibazo abaturage batangaga babibwira umukuru w'igihugu. Habayemo no gushima ibyagezweho. Ibi byavaga mu baturage bari bakurikiye kino kiganiro, aho abaturage bagiye nabo bagira icyo bavuga. Hari uwanditse ati Mr. President, we saw great initiatives this year positioning Rwanda globally, including partnerships with government of Qatar, signing deals with big clubs like PSG that followed that of Arsenal, and a number of high-level summits. What should we expect in 2020? Woni Manzi Lionel. Uwitwa Israel Gasana yanditse ati nyakubahwa Perezida, iyi shati ntiyatuma umuntu akurikira ikiganiro. Ati nziza cyane. Ubu byakundaga gukoreramo kope. Yanagarutse kandi ku mitwe yitwaje intwaro ivuga ko ishaka gutera u Rwanda, irimo abanyarwanda ndetse n'abandi bakiri kwinjizwamo. Abwira abari hanze y'u Rwanda bari mu bikorwa nk'ibyo, barimo n'ababatera inkunga, ko bashatse ngo bava muri Nyakatsi, kuko u Rwanda rwo rutakiri muri Nyakatsi. Naho ibindi byaho twahereye, icyo ni kimwe navugaga dufite. Icya kabiri ni ukuvuga ngo ba bandi bavuga umuntu utifuriza u Rwanda neza, wavuye hano ndetse biturutse no kuri za mpamvu rimwe na rimwe navuga guhunze hano kubera ko atishimye ku giti cye, cyangwa yabajijwe inshingano, cyangwa afite uko atekereza kundi kwese, agasohoka mu Rwanda akajya hanze, noneho ikindi gihugu kikamwakira kikamufasha kujya gutera u Rwanda cyangwa kugira nabi u Rwanda. Ibyo bintu bibiri twe nibyo twabwiye abantu ngo ibi bidakemutse hari ikibazo nyine, kuko ntabwo numva ukuntu igihugu duturanye cyakorera u Rwanda rutyo. Twanababwira tutari twebwe ibyo ntabyo turimo, ntabwo twigize dufata abantu banyu ngo tubagirire nabi kuri aka kagene. Ibyo mwabigize ihame ku ruhande rwanyu ko ugomba kugira n'abanyarwanda, cyangwa ntabwo twigize na rimwe dushyigikira ababa bafitanye ibibazo n'ibyo bihugu bindi. Kuki twebwe? Ariko niba wibuka kera nabwo nigeze kubwira abantu nk'ubu mbabwira, ariko uzi abaturanyi ufite inzu ishakaje ubwatsi Nyakatsi, nawe ukagira indi nzu ishakaje ubwatsi, ntabwo umukinisha umuriro, kuko ntabwo wowe mu nzu ya Nyakatsi utera amakara yaka ibishirira, cyangwa ikintu cyaka ngo utere Nyakatsi yanjye, ko nawe birakugarukira. Icyo narangizaho abandi bavuze bariya bahora bahunga benshi, ngira ngo murabibona za televiziyo n'amaradiyo, abamaze gufatwa n'abamaze kugarurwa. Ikibazo ubundi turakigerereye, cyari bikeya naho iyo n'abasezeranije nababwiye, twavuganye n'abanyarwanda bose. Umuntu abwira, umwe navuga ngo ubwira ntibumve, ukabereka ntibabone. Icya mbere ni uko ntacyo bageraho na rimwe, n'abo babafasha ntacyo bashobora kubagezaho, ntibishoboka. Ibyiza rero ni uko
ariko kandi tukanabahamagara tukavuga ngo nimutahe muze ubundi ibibazo mufite niki. Ariko niba warabonye ejo bundi muri bamwe bafashwe bagaruwe harimo n'abafite urubanza rw'uko bagize uruhare muri jenoside, nabo turabafite. Icyo gihe bazanyura mu butabera. Hariho n'abari baraciriwe imanza ahubwo bari hanze bisha abantu hano. Ibi byose tuzashaka uko tubikemura. Abandi bari bafite intwaro, bamwe bateraga igihugu, ejo bundi ba Kinigi, ari abanyuze za Nyamasheke, ari abandi bahereye za Nyaruguru, Nyamagabe, muri ibyo bice. Ibyo nabyo no mu bihe bizaza abashaka gukomeza kunyura muri izo nzira bagira bati, kuko nabo turacyabibona baracyagerageza, nubwo nabo nabagira inama nabwira ngo babyihorere, bariteza ikibazo ubwabo batazashobora gukemura, ariko n'ababashyigikiye nabo bagiye bibuka ko bari muri Nyakatsi. Ariko igihugu cyacu turagenda tukivana muri Nyakatsi buhoro, tucyubakisha ibikomeye, udapfa gutwika gusa gutyo. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio.